reka kino kiba igihe cyiza cyo kongera kwibuka. Birababaje ariko nanone biba ibintu byiza byo kwibuka. Igihe nk'icyo umwaka ushize njyewe nari ndi mu bitaro nabasha guhumeka aho navuga, bari barimo bashituramo oya ni na gatatu, bari barimo bashituramo amamashini, barimo batereraho umutima byenda kurangira, mbona ko byarangiye. Uwanjye ari kurira, aririra mu mutima. Nimba ari umuntu w'intwari ngira nene ubwo ngo akaba mucyara wanjye, niwe muntu ufite umutima ukomeye, kandi igihe cyo kuwutereta abasha yari yoroheje umutima, yari aturije aho. Cyabaye igihe yashoboraga guhamagara umuntu w'uwanjye amutabaza, wenda uri nko muri Kigali, ahubwo aho kugira ngo bumve ko dukwiye gutabara bagateraho isimu, bakohereza ama voice note. Icyo ngicyo sinakigera, si icyayi, ntabwo nta nubwo namurera, nanapfe ntabwo nzashyingura, n'ibigende gutyo. Uwo nguwo ariko turarenga n'imitima mizima kuko dufite icyo twasezeranye n'Imana, tukababarira. Iki ngicyo si cyari bikwiye ko myizanamo, ariko emotion biba bishe nkibuka nyine, ni agahinda ariko kasize ikintu. Itariki nk'ingiyi iyo bigeze ikanyibutsa, hari ukuntu TikTok itizana cyangwa se email ikakwibutsa ngo iki kintu cyabaye umunsi uyu n'uyu, ukibona barimo bagushitura. Aka kanya ndahagaze, ndacyari ku kigeragezo, ndacyangwa imiti. Namwe bamwe namwe muranyurira iyo mubonye ikintu runaka navuzeho, mukanyurira kanseri uhoshye ku imodoka witakugonga agahita birangirira. Nuko mbona inyibutso bituma numva naza hano imbere ya kamera yanjye ya telefone yanjye niguriye iyi ngiyi nzima nziza cyane nkunda, nkavuga ngo Mana ushimwe kuko uyu mwaka nongeye nawo nkakutera, n'undi uzame kurangiza, n'undi uzaza uzame gutyo. Ariko ibiruta byose uzanyize ibi byombi, uzanabarire kuri ibi, uzame nishyura umugore wanjye ikizima cyane yakoze. Siko murushyaho, si byanabura ko murushya, ariko uzame kumwitura kizima n'umutima muzima yagize, ende bo bose bagiye bacitseho intege. Kandi Imana ihe umugisha abantu twakoranye mu kazi nashaka kuvuga, abo bambereye ababyeyi babishuta abandi bagiye bari ku ruhande. Imana ihe umugisha abandi baruta abo ngabo bose. Imana ihe abayobozi banjye babaye ababyeyi. Kugeza aka kanya nkaba nta muntu nakamera ndajya ngo mvuge ngo mwagize mutya. Wa mutsinzi, twabonye ibiruta byombi, niyo mpamvu aka kanya twakwiye guterezaho byombi kandi ntuhakane. Sheri mukunzi